Dukora ikiganiro ngaho kwa gatanu twavuye mu kiganiro twerekeza ku Murindi tujya kureba ibirori bya PRFC ku ivuko najyanye na Rugaju ni tukabanyamakuru nyango barabe bari bahari kwa gatandatu twakoze ikiganiro ndi kumwe na Samiri nari kumwe na Samiri na Iberi muri twe ntari wagiyeyo twakoresheje inkuru twateguye mu byo kwegeranyije byanyuze kuri internet ariko nibwo tugize amahirwe yo kuba tugiye kuvuga ibintu hari abari bahari cyo bita full report. So twagiye rero témoignage oculaire ubuhamya umuntu yabonye n'amaso ayiyeyo ntabwo nifuza rega niko turi buvuge ibyo tutabonye kuko twarakererewe kubera ko twari tuvuye mu kazi yego kandi kuri gahunda agenda ya APR yari gutangira saa 3 dutangira urubuga hano so urubuga rurangira saa 5 kujyayo nanzi ngo n'ahantu hafi byadutwanya nk'isaha ubundi byatanga 30 ubundi byatangiye gahunda zatangiye njye nakurikiye kuri internet gahunda zatangiye mu masaa 5 bivuze ngo byatangiye muri kuva ibyo mutabonye ni byabaye muri mu nzira so mu byo tabonye harimo ama speeches ya CDS na Ministry w'ingabo na n'imyiyekora karasisi k'ingabo n'ibindi byinshi byagiye biba nyine tutarahagera so twahageze harimo umukino nabwo ugeze ku matafi nyango wice cya 15 igice cya mbere bakina mu giye kurangira so twasanzemo rero umukino match yatangiye Rujugira ari we Rugangura ari kogeza abakingwa na bayingana bayingana abakinga Rujugiro murubaga bakinga Rujugiro bayingana match irimbanyije ikomeye cyane Rujugira ari main commentator ikiza ibitego ariko abikoze neza cyane Rujugiro rwose ikiza ibitego twarabibonye byagiyemo duhari so rero rigani twasanze n'ahantu huzuye tubano twicara turihagararira twegera batone nyine na babayingana yawe nabonye kuri internet yo match niyo ntabonye manze mu twapudetinga match arangiye gute ni bande batsinze niyo ntabonye match y'ibindi byose match sinayireba match yarangiye kimwe yavuga nibyo ariko uzu watsinze igitego cya Murindi FC ubwo ni ikipe y'ingabo ni rafiki yako General Mutembe shot rikomeye cyane afande France Mutembe muzamurambo yarabura makumyabiri utagira ngo inyuma ya box ariko ubasobanurira icyo gitego uburyo cyubakitswe okay Rigani yabaye afande CDS yafashe umupira yegera Rigani gutya narahagaze Rigani yamubwiye ijambo rimwe ati afande mu batsinde niho batsindira ku Murindi sinabwiye umuntu ahamagaye afande ari gutangira pasi kugira ngo hari umunyamakuru ahamagaye ndamwumva ni Rigani yagize amashyushyu hafi no kwatoza kwakundi Rigani yaregereye ikibuga oya tumbuka tukiyagera Rigani yaregereye ikibuga none afande CDS asabira baro iruhande rwa Rigani urumva ya pasi ya fande yatanze n'agatsinsino yisaba iruhande rwa Rigani irabayita exterieur oya exterior nagatsinsino ariko atari inyuma kwakundi roba umuntu ariko ukoresheje iyo ni talonade utanahareba rwose aho rero niyo fande CDS yakiriye nyine yarayamurobye naga ari talonade yo hasi ngo wayiteye nyine igendera hasi kwakundi barengura umupira uri mu kirere none ukazamura ukuguru baro ukayikubitisha agatsinsino ukaroba umuntu nyine ikamurenga nyine ukayikubitisha agatsinsino ariko ukamuroba nyine ikamurenga ira baro rero Lorenzo niho fande CDS yegereye Rigani niwe yamubwira ati mu batsinde ati mu batsinde ho batsindira ahangaha CDS ati yego nibyo ni CDS aranganye tuyishiremo ibitego bikomeye cyane CDS mu passa baro nibwo yayitanga kuri yayitanze nyine niyo yavuye mu gitego CDS yatanze passe y'ifente aroba umuntu barijya muri mediane igeza muri mediane ijya muri duel umukinnyi yarayipashe wa Murindi n'uwa Gicumbi baragongana ifatwa nyine bagongana hakabura uyigumana kwa kundi wana ngiyo muhure kuri baro none mwese ikabaponyoka ikajya ku ruhande sinzi ni muri kwibona mujye ngo kwikubitaniraho urabibona muyihuriyeho kwihuriza ngo ba none gasa nimanutse ntihagire uyitera mu cyerekezo ashakaga niyo yasanzwe bita General Mutembe rimwe ntabwo na chairman yayikozeho ngira ngo na chairman yayikozeho niwagiye muri dewera ahubwo niwagiye muri dewera noneho umukinnyi wa Gicumbi ashatse kuyitera asanga aracyari akaguru ka chairman ntiyayitera neza na chairman ntiyayitera neza niyo dewera niho yabereye noneho ihita imanuka isanga sasa Mutembe rimwe kwa kundi baro itarajya hasi itarahura itaragira ite frappe ya indi munguni muri metero 20 yubika munguni ye credit kuri afande Mutembe ariko akinikye credit kuri afande Mutembe ariko ku muzamu wa Gicumbi kira gitego cyari avoidable kira gitego umpira agomba kukuramo
uriya mupira waje bari ku ipoto umuzamu myitozo ni umuzamu yari kuri urwo ruhande afande Mutembe yamuteye uriya muzamu ndashidikanya yarahagaze kuri poto neza kuko wafunga poto ya mbere iya ruguru isigaye siko yakabaye oya navuze ngo uretse gato navuze ngo credit ku gitego cya afande Mutembe ariko uriya muzamu uriya muzamu nuko ntamenye izina rye reka tukabiriza igitego reka nsesengure hashoboka ibintu bibiri uriya muzamu ukuntu yanze kwirambura ngo kure muri ya mupira abo yanze kwirambura zirambura ziraguwe yaramutunguye yiyahura asiga umuryango asiga abana n'umugore yiyahura ajya kugongana n'ipoto kugira ngo akure uriya muzamu niba ataratinye ishoti rya generali hashobora kuba harimo mu bipe urwego uriya muzamu w'umupira agomba oya nirwo rwego rwumva n'imyitozo bari mike kuri basaza bakuru ishoti rya afande Mutembe hari ibintu nabonye tubyihutemo kwihuta tujya muri Murera ko dufite n'ikiganiro twajyanye na CDS ku mugoroba hari ukuntu ubona nka CDS we rwose CDS usibye no kuba yarakinnye mu cyiciro cya mbere CDS afite umubiri mwiza w'umukino w'umupira w'amaguru CDS sinzi niba amagambo nibukoresha ari proper ariko niyo y'abanyamupira CDS arumutse pe urabona ko nta magrese nta binure byinshi nta bintu byo kuvuga ngo arabyibushye cyane wapi umva nyine afite taye nziza y'umwatlete nyine aranyaruka arihuta nyine iyo umupashe nyine ukabona bikeneye ko ariruka biri sereye kabisa ntago ari bya bintu byo gukabya amahezi ko nkabya pe ariko CDS yambaye jezi batakubwiye ko ari CDS wenda urabona n'umubiri w'umuntu mukuru uri mu myaka 50 n'indi hari ukuntu nyine ubibona ko ukuzemo n'imvi nyine zatangiye kuza ariko iyo gosheje nka ordinaire bisanzwe akagutera umugongo ntumurebe mu maso bakubwira ati uyu ni umukinnyi w'iciro cya mbere ukareba ku mfundiko ukareba kuri tayo ukareba mu mugongo wavuga ati uyu nguyu ateye ubwoba cyane akumva afite umubiri mwiza w'umukinnyi w'umupira w'amaguru wanabonaga ko we biramworoheye pe nyine hari abandi sindi buvuge wenda bose wabonaga ko nyine nk'abagicumbi urabona ko imyitozo ari bakora abashefu n'ababosi w'igicumbi rwose ariko na visime y'abagicumbi nabonye awuzi bafite umuvisime y'uwuzi na meya arawuzi cyane umuntu ubona rwose umeze neza cyane aya meya handball we aba ari hejuru cyane na meya urabona ko afite umubiri wose ariko rutayizamu afande Mutembe ewana rutayizamu ni Drogba ni Pokota bari kimujyana nyinshi wowe banza wumve ndavuga atake gusa ya muri atake yonyine ruvuga ngo afana CDS yacaga kuri wingi ibumoso afana ngiro nsanga aca iburyo nani ngiro nsanga aca iburyo batakisha Mutembe rusanganwa afana chairman akiri ma Mutembe ataka wa generous cyane ariyo playmaker baravuze ati musabye imbabazi nawe ari wowe oya atake urayivuga y'icyo y'abashenarari gusa atake nanjye sinakwiramba barudifu bakinaga mu 8 nanjye naberereka pe next time urugero azakosora next time ko bizajye ngaruka myaka 3 turaza kubigeraho CDS yabivuze ko bigomba kunozwa bikazajya byora bigaruka buri myaka oya tubiriho ntabwo tuza kubigeraho ajye bajya mu liste amazina n'amaranka amenye ngo uyu nguyu wenda niba ari mu Gicumbi uyu wenda ni igitifu w'uyu murenge wenda uyu ni umuganga kuri ibi bitaro wenda ni umucuruzi wenda uyu ni umucuruzi wenda avuga ati generale kanaka wenda ashinzwe wenda ubukungu wenda muri Minisiteri y'Ingabo biba byiza kuba ufite profile z'abakinnyi uzi n'ibyo bakora uzi naho banyuze bakina umupira ariko na Rujugiro namuhereza nk'umunani ku 10 yabikoze neza cyane kandi kantu kamusobaga muzamusobanurira ntabwo avuga passe za pece ni passe za chepe niwe yarabicurikaga ariko rwose yogeje neza cyane wabona ari passe yizaniye byari biryoshye kumva yogeza byari biryoshye kubona abantu bafana byari biryoshye kubona nyine abayobozi bacu b'ingabo ndetse n'abayobozi b'akarere ka Gicumbi bakina abantu baritabiriye ku bwinshi pe kandi cyiza ubona ko Lorenzo iriya campaign aperi yanabashimiye cyane wewe wari uhari ubwo ni Radio Rwanda Iberi na Rene n'abandi badahari ko iroza success ni ibintu byagenze neza imyambaro yaraguzwe baritaba abantu baritaba kandi abanyagicumbi nabo baritaba ku bwinshi
vraiment hari abantu kandi biteguye mu buryo navuga bwiza, nta bintu bijya byuzura 100%. Tureke kubeshya tutaza kubihindura ibishura byera, hashobora kubonekamo wenda akantu kamwe katabaye keza cyangwa tubiri, ariko overall ugiye gukora icyo bita kwevariwa uko ibintu byagenze, nje nka 90% narabishimye. Urumva ari edition ya mbere n'ubwa mbere wari tugikora nka kiriya ku nshuro ya mbere byari abantu bari bambaye neza. Ikindi hari ibintu byavuzwe ngo abantu ntibariye, sinzi wenda aho bari ariko nge narariye uko nshoboye. None se nk'umuntu wari uhari bariye uhari, abafana bariye inyama baraziriye. Dore impamvu abafana buri wese yarazaga, twebwe wenda reka mbare ko wenda twe twari muri tente ya VIP da, tureke wenda kubigereranya n'abafana. Nanjye naruvuyanga ko abafana bari dushagara ari benshi bitugoye no kubona uko aho duhagarara, byabaye ngombwa ko batujyana amakinnyi ba APR, abantu baratwarurira sha uruvuya inyama twarazise. Rega ibyo bintu iby'inyama cyerere no kuvuga ku bintu by'ibiryo nk'umwana w'imfura, si ibintu byanjye. Sinzi ibyo abantu bakwita, icyo nzi nge nabo yafana barariye, sinzi ibyo abantu bakwita kurya, ariko jewe nzi yuko usibye n'abafana bavuye hirya no hino bajya ku Murindi, n'abaturage bo ku Murindi barariye trebye, bamanutse ku musozi bafite protocole, bariseriva, hari amaji, hari amazi, hari ibigori, hari inyama, hari ibirayi. APR ko n'amahoteli abiri, hari hoteli ya gisirikare ya Tenisingi yari iriyo, hari hoteli bita urumuri y'Igicumbi yari ihari, ngo yanakiriye abantu neza. Ikindi kandi kurya mu busabane ntabwo ari ukurya nk'uri kurya iwawe. Kurya rero keretse niba none se wagira ngo bakumpureninze ngo sinahazi, nta muntu waze kugura. Reka tuvuge baguhaye intongo ebyiri nini, ibyo rero baguhaye ibirayi bine, baguhaye ji n'amazi, ibyo tubivemo. Message utarariye azihangana, imyenda ibyo tubivemo rwose. Message ya Francis ku myenda, avuga ko abafana babonye imyenda kandi bayishimiye, ariko niba hari abafana bishyuye imyenda bakaba batarayibona, batagiye ku Murindi kubera impamvu zabo bwite, wagize ibyago se, wagize urubanza n'ibindi bitandukanye, abo bafana imyenda yabo irahari. Abari Kigali n'abari mu ntara, mu contacte abayobozi b'amafani club, mu contacte abantu bose mushobora kumenya muri APR, muri fan base ya APR. Imyenda yanyu, umuntu wese ufite message, imyenda ye irahari. Iyo ni message hari, nta mufana rwose wigeze yishyura imyenda ngo yabuze ngo yabuze. Oya, imyenda irahari. Francis yavuze ko imyenda muzayibona cyane. Hanyuma ikindi, akanyenyeri ntihagire umuntu wongera kuza amafaranga. Akanyenyeri twababwiye kahagaze, igikorwa cyakagenewe cyarasojwe, sibyo? Ubwo abafana ba APR bagaruka nyine mu isi bari basanzwemo. Yego, ibindi ariko byo kugira ngo muzajye mubona iriya myambaro, ko hari n'abantu CDS yabikomojeho. Twari kuri Serena Hotel mu ijoro, turi kumwe na chairman ndetse na CDS na meya wa Gicumbi n'abandi bantu nyine bo muri APR muri gahunda yo kwinegura, no kwinegura no kwishima, no kwinegura. So CDS yabihaye umurongo, yavuze ko bikwiye kunozwa kugira ngo iriya myambaro abayifuza bajye bayibona. Ubwo rero batubwiye uwari uhagarariye iki gikorwa Francis Gakuba ko twabiha igihe gito, APR zatanga konti umuntu azajya yishyuriraho kugira ngo bamuhe na message imwemerera kujya gufata uwo mwambaro. Ibyo biracyanozwa, ariko akanyenyeri kabaye gahagaze mu gihe iyo konti tutarayihabwa. Icya kabiri Ruvuyanga cyakomojweho twihuta, CDS yashimiye abantu bose, chairman yabashimiye ko byagenze neza, banavuga yuko kigomba kuba igikorwa by'iboro mu myaka 3 cyazajya kigaruka. Aboneraho no gusaba meya wa Gicumbi, aravuga ati rwose ikipe yacu ya Gicumbi ntiriyubaka mu buryo bahagije mu mikoro. CDS yamwemereye ko APR, kuko ifite abana bo mu ntare, abatazajya muri APR no muri marine babatiza. Ariko nashimangira ikintu itangazamakuru rihari, aravuga ati abo bana muzabaryaze, munabatoze gutsinda, niba ngombwa ko na APR ngo bayitsinde bazayitsinde. Yabivuze, aravuga ati ikibazo tujya tugira nuko dushobora no kuba bahereza ati abadakunda APR bagatangira bakavuga ngo buratanatungara ngo nabyo dukeneye. N'Igicumbi ni meya w'akarere ka Gicumbi wabyisabiye, yasabye ko APR muri tala ifite idakoresha yabahamo tala Gicumbi gakomera. CDS yanamubwiye ati nta n'ubushobozi dufite bwabafasha mu kuma mu cyiciro cya mbere, ati ubwo muzabikorera mu kibuga, cyane ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika
yabemereye stade mugiye ko mufite n'ikibuga cyiza atubwo nahanyu. CDS rero mu rukunda kunda abana ba APR, CDS akunda APR pe, reka aba yaranayikinnye mu rwose arayikunda cyane. Hari umuntu uba ari umusirikare akanayobora n'ingabo akaba nyine yaranabaye no mu mupira ariko nyine ibintu by'umupira atari cyane. CDS akunda APR pe, arakubwira ati aba bana ako APR ifite abatetsi niyo mudafite ahantu ho kubacumbikira bazabe muri batawo yacu iri hariya. Nshaka abana bacu bazajya kunywa umushara n'ubukage hariya, babe muri batayo babeho neza. Abana bazibaro tuvuye update ya APR mbere ko muvuga kuri rutahizamu niho mfite amakuru. Hari dute, hari ugushidikanya kuri Ronald Sekiganda. Murabisi ko arabatekereza ko ashobora kujya gukinira Uganda muri CHAN. Oya bimaze kuba clear, Uganda so liste y'abakinnyi bazakina CHAN bagomba gutangira umwiherero. Ronald Sekiganda ntabwo arimo. Abagari basimbuye na kampo na APR mu gihe gikwiye, ntabwo wazongera kwamo ibindi bintu. Ntabwo ari muri, hari umupeti wari uri muri cyo na Esperance mu ikipe ya Chazone witwa Shamiru akina muri NEC. Niwe wasimbuye Sekiganda. Ntabwo abanye igipeti cy'igisore bya Tari cyitwa Shamiru ukina gatandatu. Shamiru waramubonye wa mukase. Uriya Shamiru rero uriya Shamiru kijama cy'igisore bya Tari uwo Shamiru nawe sanje transfer yagiye muri Barako yitwa Kimwero Shamiru. Suzuguye mwabonye uko wanze ko tuyivuga, niwe wabyiyangiye wanze ko tuyivuga, wanze ko tuyivuga ndabemereye ejo muzayi break. Ejo nzatangira akazi muri Gorira mu Miranzi nungire ejo bita reka twihute abareyo tujuru n'ubundi barimo barancanaho umuriro. iyo transfer zayimwe reka twihute gusa reka mbabwire ko muri APR ikindi twavuga ni intare nituzirenze ingohe. Nyamuneka bakoze ibirori biziza imyaka 10 bamaze bavutse. Icyari kirimo batumiye CDS yari ahari, batumiye Fana Chairman yari ahari, ndetse n'itangazamakuru ryari rihari. Bakoze ibirori byiza rero bikoraranye rutara muri hoteli imwe. Bahembye abakinnyi ba APR, uwatsinze ibitego byinshi Watara, umukinnyi babona ko witwaye neza w'umwaka wabo ni Clement, ndetse watsinze igitego cyiza ni Kwitonda Rebaka nubwo yavuye muri equipe kabisa. Yari ahari Baka baramuhembye nziza kabisa. So abantu b'Intare nabo bamaze kwitereka rwose. Dushimire komite y'Intare iyobowe n'umudamu wa Mangwende Claudia, niwe president. Very nice. So byari byiza cyane rero abantu b'Intare bakomereza aho ngaho. Nge nabasabye ko bajya bategura bira birori bagahemba nk'abakinnyi babo bitwaye neza buri mwaka. Hanyuma Memeri Dawo nawe yatangiye imyitozo muri APR. Abantu bari bibajije impamvu atari gukora imyitozo, ariko ari byo yaragiye gukora iwabo mu gihugu cya Burkina Faso. Kuwa gatandatu yakoze imyitozo, abantu babonye uburyo ari umusore w'umutaka APR izanye ikuye muri uvuka muri Cote d'Ivoire, wakinnye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya yitwa Ndeye Lorenzo, kuko chairman yambwiye ngo mu bitangaze nibyo nta kubeshya kurimo. Mu gihe ugiye kumureba mumugarukaho ninde mumureba araha ako niwe simwe twavuze ko gatandatu. Ego mwaramuvuze ko gatandatu uyu munya Cote d'Ivoire bita Togui. Nibyo si ibinyoma yabikonfirmye cyane. Azaza ibyo byose nago icyumweru kirenga atahageze. Amakuru avuga ko ari Kigali afite imyaka 28. Amakuru avuga ko ari Kigali yaje gusinya. Ntabwo arahagera. Ntarahagera. Hari umuntu wambwiye ko arahagera. Oya ntarahagera. Chairman nanjye yabimbwiye n'injoro. Ntabwo arahagera. Azahagera ryari? Ntabwo arahagera. Icyumweru arahagera. Ako ntarahagera. Kuwa gatatu. Tujya muri Reyo. Kuwa gatatu Ruvuyanga. Tujya muri Reyo, abareyo Ruvuyanga iminota yabahaye kandi inakwiye inajyanye n'ibintu dufite. Tagira umuntu arakarira Ruvuyanga. Makuru ahari murayumva dufite umwanya. Barambwira ko ntari professional Reyo nabo. Barimo baramumekera mu karugira vuba. Wowe we genda umbaza buri zina ry'umukinnyi ujye umbaza nsubiza. Umbaza nsubiza. Reka nkubaze. Biramahira Bedi yongera amasezerano. Yasinye imyaka ingahe? Yahawe iki? Buryo buri simple. Biramahire Abedi nyuma y'akazi keza yakoze mu mikino yo kwishyura yahawe miliyoni 15 ku myaka 2, azajya ahembwa miliyoni buri kwezi. Ibyo ubijyane ubizi neza ko nabyiherewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Musara wa miliyoni buri kwezi, Rocket wa miliyoni 15 mu gihe cy'imyaka 2. Uwo tumuveho ni umukinnyi wa Rayon idasubirwa. Tutarava kuri rutayizamu. Ese Biramahira Bedi rutayizamu izagenderaho cyangwa irateganya gundi rutayizamu? Oya, Rayon Sport muri iki cyumweru bidahindutse irazana rutayizamu wo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Irazana rutayizamu wo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uwo rutayizamu akeneye n'umupaseri mwiza nimero 10.
uwo nimero 10 nta nibanga ririmo ni Bigirimana Abedi ari kwiganira na perezida wa Rayon Sport ari wubwe na perezida bari mucyo bita direct contact. Nawe byitezwe ko asinya, byitezwe ko nawe iki cyumweru bigenze neza ashobora gusinya. Bigirimana Abedi n'abakinnyi babiri b'abanyamahanga Rayon isigaje gufungamo igasoza isoko ry'abanyamahanga. Ni nimero 10 ushobora kuba Bigirimana Abedi n'umwataka abari kuvugana bagomba kurangizanya iki cyumweru ukomeye muri aka karere tuvukamo k'ibiyaga bigari. Nabo bakinnyi babiri gusa. Ubwo Mukaseri umunyamahanga ibya Tony Kitoga bambwiye ko Tony Kitoga ubwo ntabwo yabazasinya gute Tony Kitoga ntarasinya kandi baratubwira ko basigaje gusinyisha abanyamahanga babiri bonyine. Tony Kitoga n'umugande ibyo ntabwo nayibajije ubwo twazayibaza ejo. Bazasinyisha abandi bakinnyi b'abanyarwanda batatu nyuma y'abo banyamahanga babiri. Mu yandi magambo nyuma y'abakinnyi rero imaze gusinyisha tugiye kugarakaho n'umuzamu na basheri bose rero isigaje abakinnyi batanu, abanyamahanga babiri, nimero 10 na nimero 9 n'abanyarwanda batatu igahita isoza isoko. Biramahira Bedino twari tuvuze ndansa ku bandi ibyo baha. Umuzamu Driss Kuyate amaze yavugwa ariko ari harajemo ibintu byatumye transfer ikererwa. Byagenze gute kugira ngo noneho asinye atangazwe yahawe iki yasingiye kingana gute? Driss Kuyate cyo batari bumvikanye na amafaranga yahawe ibihumbi 15 by'amadolari. Ntabwo ari 15 imyaka 2 15 by'amadolari. Azajya ahembwa amadolari 800. Ibyo bibarwa mu madolari ubwo mushatse mwakubye 450 nimwe mwambwira 15 by'amadolari mukanambwira n'amadolari 800. 15 by'idolari 15 by'idolari ku 450. Ntabwo uko ndareba uko bihagaze ubu 15 ni miliyoni 21 n'ibihumbi 574. Ayo yasinyiye mu gihe cy'imyaka 2 niyo Rokritoma yahawe. Saleri na amadolari 800 buri kwezi. Amadolari 800 ni miliyoni 11. Ni miliyoni imwe nibyo 150. Ni 150. Uwo n'umushahara we wa buri kwezi. Uwo tumuvuyeho manuka kuri uriya muzungu wa mugani Mohamed Sheli yasinyiye iki yahawe iki? Watanga passe za Neymar wala. Uriya mwabonye amafoto yacicikanye muri iyi weekend. Uriya afite kontra muyitondere niyo ngiye kugarukaho. Abakobwa ngo kumwita Sheli irashamaje. Muyitega amatwi. Yumvikanye na Rayon Ruvuyanga. Ibihumbi 18 by'amadolari nka Rokritoma mu nyumve ni ibihumbi 18 by'amadolari. Ariko Lorenzo mbere yo ya convertisa abanzu nyumve ni ayo bazamuha kashi nuko ngo agomba guhita habwa uyu mukinnyi bidasubirwaho ni ibihumbi 10 by'amadolari. Ni 10 by'amadolari miliyoni 14 n'ibihumbi 500. Uzi andi mafaranga Iberi uko bumvikanye bumvikanye ko azayahabwa based on performance. No kuvuga ngo bagiye bashyiramo ingingo zivuga ngo wenda nutanga assist zingana gutya tuzaguha wenda yangaye, nutsinda ibi bitego tuzaguha yangaye, wenda muri fazare ni witwara gutya tuzaguha yangaye. Ubwo ni ama add-ons. Wenda nukina no mikino tuzaguha yangaye. Nutudetaye ariko ngo dushingiye cyane muri goals and assist ngo niho harimo amafaranga ajya nko mu bihumbi 5. Agera mu bihumbi 5 ashingiye muri goals and assist hakaze yundi bihumbi 3 nyine biri detaye mu tundi tuntu imikino zakina umwanya tuzagera wenda ni dutwara igikombe bene twatundi twose bagenda barira nk'igihumbi 500 se gutyo kugera ibihumbi 8 nabyo bishize. Ariko ibyo bihumbi 8 ubwo byo ntabwo bavuga ngo arabyemerewe bizajyana nuko ikipe izitwara nuko nawe ubwe azitwara. Ikindi rero azajya ahembwa 1,200 cy'idolari buri kwezi. Niwo mushahara we cyabiri amadolari icyabiri buri kwezi. Cyabiri babireba Abedi Bigirimana bari kuganira na president ibiganiro birarimbanyije bidahindutse iki cyumweru yaza. Cyabiri miliyoni 1,700. Yego hari ikiganiro rero cyabaye hagati y'uwo bita Muvunyi ndetse na Tadeyo. Yego hari abantu bari kuvuga yuko batari kuri page. Muvunyi na Tadeyo bari kuri page. Kubera iki? Tike zazanye aba bakinnyi baje muri Rayon. Bande barimo aba Bakuyate, barimo aba Sheli, barimo aba ba Seki wundi ni batatu. Hari Sheli, hari Kuyate, hari undi se? Naguruwari. Abo bantu bategewe na Perezida Muvunyi we yemereye Rayon Sport miliyoni 30 azaze ba mbere ya Rayon Day
miliyoni 30 z'amanyarwanda zo muri transfer nanone. Ariko yabwiye perezida Tade ati icyo naba ngufashije ubu mbere yo kwishyura za miliyoni 30 nzatanga nemeye reka mbe amatike y'indege ari ngiye abakene bose muzajya mushaka kuzana muzajye mumbwira mbishyura amatike y'indege. Muvunyi uko abikora rero nk'abantu b'abakire nta nubwo yirirwa ajya kugura tike, afite company baba bakora n'ubundi kuko abajya hanze kenshi arakubwira ati wowe uyu muntu nazajya akenera tike kaguhereza uriya mu tipe Eric